twongeye kubaha ikaze kuri VCR TV. Abatameze neza mukomeze kwihangana, abarwayi bagasana bakize. Ndabashimira by'umwihariko bakomeje kunyereka urukundo, mbashimiye bikuye ku mutima, nyagasana abahe umugisha wo muri hose. Icyo nababwira ni uko mbakunda, kandi nawe mwese mutameze neza mukomeze kwihangana, kuko nyagasana abazi kandi arahari ku bwanyu kugira ngo abashe kuba hafi ubuzima bwanyu bumere neza. Ubushize mu kiganiro duheruka kugirana twari twahoze ko turi bagezeho inkuru y'ubuzima, life story. Niyo mpamvu rero uyu munsi mugiye kwitangira nyibakorera n'ubuzima busanzwe mu muryango muri rusange. Tuzakoramo inama nyinshi ndetse nibiba ngombwa turungurana ibitekerezo ku bitekerezo bimwe biba byatanzwe. Iyi life story rero yerekeranye n'ubuzima bwa muntu, mbese umuryango muri rusange nk'uko nari maze kubivuga. Iyi story turumva mu muryango ugizwe na papa na mama, abana babiri, umukobwa n'umuhungu, aribo Nia na Nadu. Ibibazo twatangira twibaza twese kuri iyi story: ese mu muryango mubamo mugira akanya ko kuganira? Ikibazo cya kabiri kigira kiti: ese babyeyi mugiye kumva iyi nkuru mujya mubona akanya ko kuganira n'abana banyu kugira ngo babashe kubabwira ibibazo bafite, cyangwa abana banyu bari umukozi gusa mukigendera tugashishikazwa n'akazi ndetse n'ibindi byose? Yego nabyo barimo kugira ngo umuntu atunge umuryango mu by'ibanze ukenera, ariko no gushaka akanya ukaganira n'abana kugira ngo bumve ibibazo bafite nabyo bikenewe. Ikindi, abana bari hano turi kumva iyi nkuru twese, ababyeyi bacu tubanye dute? Tubanye neza ku buryo tubisanzura, ku buryo twabwira ibibazo dufite? Ese ababyeyi muri kumva iyi nkuru mujya mufata akanya mukaganira by'umwihariko hagati yanyu uburyo ibibazo bikemurwamo, cyangwa umwanya warabuze buri wese akemura ikibazo cye uko abyumva n'igihe gihari? Aka kanya rero twatangira n'inkuru yacu. Niyo yavutse mu muryango w'abana babiri, papa we na mama we. Umuryango mwiza wuje urukundo n'urugwiro, hamwe bafite ubwumvikane, mbese nta kibazo bari bafite kuko bari mu muryango w'amaze mu bwa gikristo. Ni umuryango utari bishoboye cyane kuko babasha kubona iby'ibanze, ibiribwa n'imyambaro n'ibikoresho byo mu rugo, kuko bose bakoraga umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi. Niyo yagize imyaka y'ubukure yagombaga kujya gutangira mu ishuri, agahera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, kuko mu gihe cyabo nta mashuri y'incuke, ibyo twita materineri cyangwa se garidiyene ubu ngubu tubona. Icyo gihe nta byabagaho. Mu rugo aho bari batuye hari kure y'ishuri, ku buryo byasabaga Nia kugenda isaha kugira ngo agere ku ishuri. Aha abantu bize kure rwose kandi bibagoye barabyumva neza. Ababyeyi be bagombaga gutegura iby'ibanze kugira ngo Nia ajye ku ishuri. Nijoro ubwo bari basoje gufata ifunguro rya nimugoroba nk'umuryango, bagombaga kwicara hamwe bakaganira ibirebana n'umuryango, bakagira uburyo bapangamo gahunda z'urugo, bakabishyira ku murongo. Kuko kuganira byari umuco w'abagize umuryango buri munsi. Uwo munsi ntabwo papa Nia yari yiriwe mu rugo kuko akora ibiraka bitandukanye. Nia rero we yari yamutegeranyije amatsiko kugira ngo amwibutse ko azajya ku ishuri, dore ko atari yakabonye ibikoresho by'ibanze, kuko abantu bato murabizi bagiye gutangira amashuri babishaka cyane. Ndetse warose akanya kagera ko kuganira kugira ngo ageze igitekerezo cye kuri papa we. Bakimara kubona akanya ko kuganira, mu ijwi rituje Nia yagize ati, abaza papa umubyara ati: papa, ese kuwa mbere muzamerekeza ku ishuri? Mama Nia yahise amusubiza byihuse aseka ati: ikibondo cyanjye se bashaka kujya ku ishuri kandi tutaranakugura ibikoresho by'ibanze ngo ujye ku ishuri? Ahubwo papa Nia, ejo ni kuwa gatandatu, wibuka ko ari umunsi wa nyuma isoko ryacu rimeraho. Rwose no kureba n'ejo waboneka tukagira icyo tujyana ku isoko kugurisha, abana bakazabona ibikoresho ku buryo kuwa mbere bazajya ku ishuri basa neza kandi bakeye, tutazajya ducishamo ijisho. Papa Nia yahise abaza Nia ati: ese wibuka ko hari ubukwe bw'inshuti yanjye nagombaga kujyamo? Gusa kubw'inyungu n'ibyishimo by'umuryango nzaba mpari ngufashe gushaka ibikoresho by'abana. Gahunda y'ubukwe nzabijyamo ubukwe burangiye bamaze kubona ibikoresho by'ibanze. Mama Nia yahise yibutsa papa Nia ko nta mafaranga na make ari mu rugo,
ahita amubaza ati se amafaranga turayakura ni iki tuyagurisha kugira ngo tubone ibikoresho by'abana. Papa niyo yahise amubwira ati mfite igitekerezo, uhakura ibijumba mu murima se wa wundi wegereye isoko aho twabihinze korohera ibijumba binini kandi hegereye n'isoko tukagushaho nk'ibitebo nka 3 ndumva byavamo amafaranga yose akenewe. Mama neza asubiza ati nibyo rwose njye nitekereje bw'ibyuko twagurisha ihene burya umutwe umwe wigira inama yo gusara koko sinanibuka ko yimye ukwezi gushize. Papa neza amusubiza ati hoya ntabwo twagurisha ihene kandi izaba yorotse mu minsi mike izaba ibyaye izindi mu gihe dufite ibindi twagurisha tugakemura ibibazo by'abana nta mpamvu yo kwihutira kugurisha ihene. Yego cyane ufite itungo ukarigurisha ariko nanone hari ibibazo bishobora gukemurwa n'izindi nzira. Mama Niya yahise yikiriza cyane avuga ati ibyo rwose aho bavuga ukuri. Niya na musaza we bazajya ku ishuri birakemutse. Niya ibyishimo byaramusaze yahise ahaguruka aho papa we amushimira cyane ati papa urakoze, arongera aramubwira ati mama urakoze. Umusaza we kubera ko arimo na mukuru yahise ashimira ababyeyi arababwira ati murakoze cyane ababyeyi beza kandi dushimiye Imana yabaduhaye kuko mutwitaho muradukunda natwe tuziga neza dutsinde tuzitwarike tuzaba abantu bakomeye. Ababyeyi barishimye bababwira ko babakunda kandi ko nta kindi babereye usibyeho. Byari ibyishimo mu muryango uburyo babayeho neza kandi bafatanyije. Amasaha yarakoze bose bajya kuruhuka. Mu gitondo cya kare inyoni ziri kuvuga niye se wabonye bigira yabisira komaga ku cyumba cy'ababyeyi babo abwira ko bwakeye bagiye kumugurira ibikoresho kuko yifuza kujya ku ishuri n'abandi bana. Yari amaze imyaka 7 abana abandi bana bajya ku ishuri we agasigara mu rugo. Ababyeyi be barabyutse bajya gukura bya bijumba nk'uko bari babyumvikanyeho. Byari mahirwe ko n'umurima ntiwari uri kure y'isoko, baragenda barabikura babitwara ku isoko. Ku bw'amahirwe basanze byaguritse babona amafaranga menshi rwose kuko bagize amahirwe basanga hari umushoramari waje kugura ibyo bijumba ajya kugemura kuri hoteli turagarira bya Kinyarwanda. Ariko se amaso abona ukuntu ari byiza mbese byanditswe atamahungi yahise abaye 15. Ubwo bakimara kugurisha papa niyo yahise ajya mu bukwe bwa mama Niya na musaza we basigaye bashaka ibikoresho by'ishuri ku mafaranga bari bayabonye. Niyo bamuguriye inkweto ibyo bita kontone uniforme ubwo za kera n'umupira wo kwifubika ubaho n'itushi n'ibyo bandikagaho muri icyo gihe. N'umusaza we yari akenyeye amakaye n'amakaramu gusa kuko yasanzwe yiga. Barabonye barataha bageze mu rugo bwari bwije bategura amafunguro n'umugoroba. Papa Niya nawe yaraje avuye mu rugo atangira kubabwira iby'uko avuyemo ko bwagenze neza. Bamwereka ibyo bari baguze bya bikoresho byari muri rusange. Ku wa mbere harageze rwose Niya baramutunganya bitewe n'uko papa we hari ahantu yari yabonye ikiraka cyo gutunda imicanga ni mama we wamutwaye ku ishuri. Mu nzira bagenda Niya yari yishimye yabukereye asa neza hose. Agiye ku ishuri mu nzira bagenda yahuye n'umwana bagiye kwiga hamwe gusa yitegereje ibirenge bye we abona ntago yambaye inkweto kandi umuhanda banyuragamo warimo amabuye menshi ndetse urimo n'amahwa. Byaramubabaje. Bageze ku ishuri bigamo kubw'amahirwe yicarana n'inshuti ye bahuriye mu nzira batangira kuvugana amubaza impamvu ababyeyi be batamuguriye inkweto. Inshuti yamubwiye ko mama we nta mafaranga yari afite. Niyo ahita amubwira ko aramusabira mama we izo yambaraga maze akazimuzanira. Barize umunsi wose amasaha yo gutaha aragera byari byiza rwose. Ubwo batahaga bageze mu nzira bombi imvura itangira kugwa ikirere cyababana kibi yanga guhita igeze amasaha y'ijoro. Niya na papa we mama Niya na papa we barahangayitse baza umwana wabo niba imusanze mu nzira cyangwa niba kiri ku ishuri. Imvura yaraguye cyane umunsi irawiriza byageze nijoro ihisemo gake bose bagiye gushaka Niya bahangayitse bibaza niba imvura yaguye kuko yari nyinshi imivu itamutwaye Niya niba ibisimba bitamuriye bagize bafite mu bwoba. Ahantu hose baramushatse. Mama Niya atangira kurira yibaza aho umwana we ari ariko imvura yahise yongera yarahise aganya gato itayongera iragwa bukomeza kwira. Bataha bose bihebye bakutse umutima bibaza niba icyabaye ku mwana wabo.
mbega agahinda ko kubura umwana wabo, ashobora kuba yanapfuye, umuryango wose waraye mu gahinda, ni amarira gusa, ntawavuga. Mbese umunsi wabaye mubi ku muryango, umunsi warangiye usize agahinda. Umuryango wari wishimye gusa ntacyo gukora bari bafite, kuko baraye bakutse umutima, ntawasinziriye ngo aguheke kuko imvura yakomerezaga gukaza umurego. Musaza wa Niya we yari yatashye, kuko we yatashye imunyagira, hari ukuntu yacuguyemo gake ari nijoro warataha. Ese niki cyabaye kuri Niya? Yapfuye se? Mbega agahinda, mbega umuryango ubabaye, uyu mwana se wari washyuhiye ishuri, byagenze biti? Mbese koko Niya yapfuye biragenda biti? Mbega umuryango utangiriye mu gahinda kandi waba umeze neza. Burya agahinda koko kagira mubi, aho umuntu yanitse nk'iriva, umuntu aba yifite umuryango mwiza, Satani agatangira kumuvangira. Ibikurikiyeho tuzabimenya muri iyi nkuru, igice kizakurikiraho. Dusoza dusubiza bya bibazo dukurikije ibitekerezo byacu. Umuryango wacu ukeneye akanya ngo tuganire, kuko niyo mpamvu dufite umuryango. Kabone n'ubwo umwanya waba ari muto, ariko kwishakamo uwo mwanya tukaganira n'imiryango yacu biha umurongo mu bimwe mu bibazo by'umuryango bikabasha gukemuka. Ababyeyi muri iyi nkuru muri kumva, turabizi ko mukunda umuryango, ariko nanone mwishakemo akanya gato, mwegeranye abana, mwibarutse, mubaganirize, mumenye ko ibibazo bahura nabyo mubibakemurire, kuko hari igihe bizera abaturanyi cyangwa abakozi n'abandi bashobora kubononera ubuzima. Mu minsi mike ukazisanga ufite imitungo kandi nta byishimo ugifite, abana barararutse. Muri iyi minsi abantu babana binagoranye, ugasanga abantu baba ahantu hatandukanye, guhuza bikagorana. Ariko se nk'umugore n'umugabo ko mujya mugira umwanya wo kuganira kugira ngo mwirinde amakosa ava mu rugo, mukagirana inama mu iterambere ry'urugo rwanyu. Hagati y'abantu babana baba bakeneye kugira ngo bumvikane cyangwa se bagire umwanzuro bafata ku bireba urugo rwabo, bituma habaho kwizerana ndetse n'urukundo rukiyongera. Mwakoze kureba kino kiganiro, nta na rimwe tuzabishima, kuko muraba agaciro gakomeye. Urukundo mukomeje kutwereka, natwe tuzahora duhari ku bwanyu. Ntugende udakoze subscribe and like na share na comment. Imana ibahe, bye bye, turabakunda, Imana ibarinde. Mu gice gitaha tuzamenya icyabaye kuri Niya. Murakoze.